nuko ari we bayi binkorera. Okay. Oya byihorere. Bagufashe bu. Ntabwo nakurusha byihorere kanzi. Nyamara wanga keya. Oya nta kibazo. Kandi urabizi ngiye ndi mama keya. None se warumeze ute? Ese kumbaza ngo warumeze wajyana ngo twararanye. Oya imvura yarayiguye. Urabizi natashye naniwe mpita niryamira. Uri kumva? Ariko mana rashimira Imana. Ubu ntabwo shimira Imana ko yaguhaye umugabo uberwa nkanje. Ninjye umugabo bundi abandi barabesha kuko ndagukunda kandi nawe urankunda turakundana. Kandi reka urankunda bebe. Ariko reka nkubwire. Nibyo agaciro kwitwa mama pastor. Kuko urabona Imana yaguhaye umugabo mwiza nkanje ukubereye kandi ugukunda ukubaha. Ariko njyewe ndakwemera byahatari. Subizi se? Njye ntabwo nagutendeka ngo mushireho abandi bagore. Ndabizi ko mukunda. Uzishu. Wari uzi ko bampromotinze mu kazi? Ntabyo narinzi. Banyongereye umushahara. Ukumva? Imana. Thank you Lord. Uziko Imana iri kuduhereza buri kanya umugisha. In the name of Jesus. Ake abantu bakundana nta kimana itabakorera. Amajoro yose ndaransenga ni wowe mugore nsengera. Niyo mpamvu nkubwira ngo ibintu byose tuzadukora tujye dushyiramo gusenga. Urumva sheri? Ako se baby. Buretse gato. Wewe waje ukoropa kare ubundi ukareka kubyuka udutesha umutwe. Ariko ntukabwira umuntu nawe. Ese sheri kamubwire. Ntabwo umwumvishe. Hano sare hitwa kwa pastor. Ntakatuderanje hano muri kanya. Uzimamvu hano hitwa mu Uzimamvu hano hitwa mu rugo kwa Prophete no he. Prophete bisobanura umuhanuzi. Impamvu hitwa mu rugo kwa pastor hahura amahoro kwa pastor. Sebe. Kwa pastor. Oya. Ntese ndaguha bizo ko zihorana. Urazihorana. Abenda gukunda. Oya nange ndagukunda mugore wanje. Kandi ndakubaha. Ahubwo ndashaka gutegura ikirori. Hari abakire bagenzi banje muri iyi minsi n'abashumba n'abavuga butumwa bagiye kuzaturuka za Dubai. Ndifuza kuzakira abashyitsi neza. Ukabitaho nk'umugore mwiza nkunda cyane. Be umva ngiye ndi kumvira modoka yandambiye pe ndigushaka. None siracyapfa muri moteri. Kira modoka. Cya kibazo cyo muri moteri. Baby ruri ko stress kana wanda umugore mwiza ngomba gutunga ibintu bi stress sibyo? Turi abakire dufite amafaranga. Ariko amafaranga kuba hari nayo gukoresha ntago ari gusesaguza. Ugomba kuba ese ubundi wa mugore ureka nkubwire. Amafaranga ngiye ndayafite ngewe Prophete Noheli. Ndi umukire amafaranga ndayafite sinabuza amafaranga. Ntaba mfasha se company z'abana b'imfubyi nkatera imishinga inkunga. Mugore wanjye nkunda gapome. Kibasumba ihogoza mu bagore bose bo kwisi. Urakanyerera mu matugwisha umunwa mu buki. Ndagukunda uri uwanjye urabizi. Nkaba nkwitaho. Uziko kaga telefone gato ndabona mu kazi banyohereza message. Yuko ngomba kujya. No baby. Yuko ngomba kujya mu kazi. Ariko sheri nta handi hantu umutima uri gutera ni kuri wowe gusa. Rero ndagiye mu kazi turaza kuvugana kandi uze kumbaza uko bimeze nyine urumva ukomeze mu kazi bafite stress za birabihungu na birabyana ntago bizi kwingagari twebwe twagafashe twararushye ariko ndagukunda urabizi sheri wanje. Ngiye kujya mu kazi. Tugomba guhigira abana bana b'imanga tujye kuzabyara nge nawe. Ntago nshaka kunsiga. Neze nirigone nawe niwambwiye kujye kujya ngo kumushuto ufite bride show niba ari bride show niba ari anniversaire ntago mba bizini by'abadamu ngewe. Gusa ndagukunda sheri wanje. Beburansize. Oya ndagiye. Buretse mbanze ngende mu kazi ngiye kugenda. Amafaranga ntago ndi buyaguhe mu ntoki na amafaranga afite cash ariko hari amafaranga ngushyiriye kuri konti yawe. Rebaho. Urebeho ngushyiriyeho ibihumbi 300. Yose. Oya 300 ni make. Ese iki kintu ni inzu nayiguha. We narakubwiye ngo ntacyo nazaguha wa mugore. Gusa urabizi ko ngira umujinya. Nubwo ndi pastor urabizi ko ngira umujinya. Umunsi nagufatiye mu makosa nzaguta mu bihano. Subizi sheri wanje. Imana iguherekeze. Ndagukunda mugore wanje. Kandi ndakwemera cyane urabizi nawe. I love you my friend, my Inyuma. Asikiwa na kundi nzu. Ninjye washatse umugore Prophete Noheli.
Imana mpaye umugisha kutansiza amavuta. Ya. Kado, imodoka yitunganyije neza. Oya yayitunganyije nabimubwiye akira. Akira. Bo. Shira koze cyane rero turi kumwe n'umugore wanjye. Umugore mwiza ndagiye mugamba mwiza abantu ntazi ibyo basinda mumwikisha kamamagare munyakazi bebe itaba cyagiye sinabikubwiye. Allo. Munyarite. Allo. Shazi ko nahise ko muhamagaje nimero utazi utari bumenye. Mfasha mana ubu nari nzi ko njye gutangira nga mu mishoketing iki. Sure. Umva nanjye ntabwo wabyumva ndagukumbuye. Tebuka ahubwo yambwiye ngo aramarayo 2 weeks. Yeah. Umva shana ringo kumbuye mbabarira tebuka sibyo. Shasheri umva nawe umubwire Agastori kansekeje kuno cya kigabo kigiye kiri kumbwira ngo ndagiye nanjye ngakereka ko mbabaye. Erega nanjye ngamwereka ko mbabaye ngo bebe ngurasize ariko mana ariko Imana cyo kozijya izajya imbabarira mana we. Tebuka naka umva nakagakozi nakuhuye nyine bukagiye kubera ko rumaze imisi runyakagahushya ngo rugende nanjye navuze ati nirugende zamunda muhura ati nta wundi muntu dufite hano uri bufungure ayimeni uri bufungurire urikumva arwo rwagi bose nabahaye aka off nyine kihuse vuba vuba. Umva be nugera kuri portail nyine uhita umamagara ngenze nkwifungurire nyine urumva ntago ruhaje. Wimbaza ibyo bintu ndaza kubikubwira turi kumwe sibyo ubu turaba turi aba babiri mu nzu twenyine. Yes baby umva mbabara I can't wait to see you marawe. Mwah. Mwah. Karibu bibi. Urisanga shughuli nzima. Cross. Tutamubereza. Oya ntabwo kurazinga ari ngombwa pe. Shughuli. I love you to the moon and back babe. Shughuli. Sikubatinda mugabo. Ya kirakira ntabwo gikunda shughuli. Thank you. Karibu. Thank you baby umeze. Yo kambe neza. Shughuli. Ibintu nkore mbobora wimbaza ngo bitenge iki urabizi amakuru yanjye yose yazi mba nayaguhaye ahubwo kano kanya tugiye kugusha ku ngingo. Be bimeze gute? Umeze neza shabibi wabaye. Warungumbuye bazisubize. Umbuye cyane. Sho uzi. Uno munsi ufitiye aka gift kada. Nago wabinkora. Oya. Baby nago njya nkumenyera. Mbaza ngo ngakaye. Akaye. Aga surprise nago bakavuga. Surprise sore ivuga. Oya ndaza kuyigwa twagiye kuburiri. I know ko iza kuba ari nziza sibyo? Sana noneho reka mubwire. Ego. Uri kumva?
nari ngukumbuye kuri rwa rwego navugaga se uyu mugabo ko yajyaga ajya mu kazi ubundi nkumva ngo yagiye mu masengesho uramuzi nyine ukuntu yirirwa yagiye yayagaya bibaho gute mbaho naburirwa mbazo ngo mbaho gute basi ubona shabebi ntabwo wambwira ko ajya bigukorera mbaho nabishari wimbaza ibyo bintu pe kandi ubizi sindikubwira sorry baby ako ubwo turi kumwe love you too ubwo turi kumwe nzi ko byose bigiye kugenda neza azagaruka asanga ndi guseka agire ngo ibyishimo shabebi nari nkumbuye cyane iyawe cyahuraga kigenda ubundi sura mugabo ahubwo reka nkubwire shu uzikintu ngiye gukora buruko agiye mita nkubwira none nagapo nzongera gushiramo ngo wenda ngo azagaruka ngo ibiki oya bebe oya shabebi nari nkumbuye cyane nasa shu uriteguye kubona akagifti mfite amatsiko ntago wabyumva ako ndajya kukaguha be wagakoreye amabizu Bibi ari urabizi ko nanjye ngwereza keya sibyo kandi nyine uranyura sibyo ndagukunda cyane uriteguye cyane bibi uzi urahita unkunda birushije uko najya gunkunda oya ntabwo urahita none uvuga ngo love you ubundi mbere na mbere banza wumve cyaje ko warakiretse mwe muri kumwe oya shaura nawe derukana sombujije vugishukuri nukuri ndafuha akurabizi ko nanjye nakubeshya sibyo ntugatume uriya mugabo wanjye anesha umutwe ngo nawe nuzu unesha undi akurabizi ko nakubeshya iyo mitwe ntabwo nayibona yo guhorana bene wabinkorera mu buzima ndareba ndi impumyi cyangwa si wambwiye ko yagiye madam urugo rwanjye usigaye uzana ingegera mu rugo rwanjye njyewe urugo rwa Prophete Noel usigaye uzanamo imbobo zo ku mihanda zisabiriza ngo zashe wanjye what wrong ndavugana nawe we musore kumanga umva gasore umva gasore ndavuga we umfamki iyo mikino nubwo nakoreye umufungo wanjye ndingagari y'umukire nabaye nitira uranzanira imbobo ingegera imbaga zose utoreguye iwanjye mu rugo rwanjye none ahanga zinga ibyo gusoko utambira ngo bide funga close your mouth urazanye ni inshuti twiganye inshuti niyo yagukorega igufata mu mabere kwegera musomagurana wa mugore we n'igiki naguhaye usigaye uzana abapfubuzi mu rugo rwanjye nyine uranzanire imba Alpha, my guy, it's your producer to the hit, the music producer from Rwanda, here to introduce ISANO Records. Kuri ushaka kudukorana, ushaka kudukora something great, you can reach me out anytime. Kuri njye nemera ko Afro sound is going to be the best global sound because people are vibing it, people are enjoying Afrobeat. Cyane cyane hano mu Rwanda, you know, abantu basigaye bakunda our music. Music is going to be international very soon, so kuri uwo muhanzi ufite talent ushaka kudukorana, just feel free to reach me out on ISANO Records, then you can make something great. Kuri uwo ushaka, you can reach me on my contact ariyo 078112 big time. Yeah.